Tariki ya 8 Mata duhimbaza abatagatifu Konsesa umubikira n'uwahowe Imana, Peripeti umwepiskopi, Redempti umwepiskopi, Walter umukuru w'abihaye Imana, Yuliya Biliyari umubikira na Constantia. Turahimbaza mutagatifu Yuliya Biliyari wabayeho ahagana mu mwaka w'1751 kugeza mu 1816. Ku itariki ya 22 Kamena mu mwaka w'1969, Papa Paulo wa gatandatu yashyize mu rwego rw'abatagatifu umubikira w'umufransakazi wababaye cyane mu myivumbagatanyo ya rubanda yabaye mu Bufaransa mu 1789. Yuliya wari warakunze Kristo kuva akiri muto, yabigaragaje kare yigisha gatigisimu abandi bana b'urungano rwe. Mu myivumbagatanyo rero yabaye mu Bufaransa, abasaseredoti n'abakristo bamwe baraharenganiye cyane bitavugwa. Yuliya yashavujwe cyane n'ibyo bakoreye se bashaka kumwica, bimuviramo ndetse uburwayi, aremara uruhande rumwe, amara igihe kirekire ateguka. Aho bamenyeye ko nawe ari umukristo ufite ukwemera kutajegajega, yarafashwe bashaka kumutwika ari muzima. Nibwo rero bateguye itanura ngo bamujugunyemo, nuko inshuti ze ziramugoboka zimuhisha mu muba w'ibyatsi bari bahetse ku ngorofani. Yuliya agenda atyo arenga imisozi n'indi agera i Amiens, aba ariho yihisha. Mu 1804 yashinze umuryango w'abihaye Imana Notre Dame pour l'éducation de jeunes filles. Igitangaza cyamubayeho, akira indwara yari amaranye igihe kirekire. Mu 1809 uwo muryango wimutse mu Bufaransa wimukira i Namur mu Bubiligi. Nyuma uwo muryango wakwiriye no mu bindi bihugu by'Uburayi, mu Buholandi ahitwa Amersfoort, no mu Budage ahitwa Coesfeld. Yuliya yitabye Imana mu 1816, umurambo we ushyingurwa i Namur mu Bubiligi. Turahimbaza kandi mutagatifu Redempti umwepiskopi witabye Imana ahagana mu mwaka wa 586. Mutagatifu Redempti yabanje kwinjira mu bamonaki ba mutagatifu Benedigito, hanyuma aba umwepiskopi wa Ferentino muri Toskani. Papa Gregory wa mbere yakundaga kumugisha inama kenshi, dore amagambo yamwanditseho: tukiri abamonaki twembi twaruzuraga cyane. Rimwe tuganira ibyerekeye imidugararo yari mu Butaliyani bwacu, ati mperutse kubonekerwa na mutagatifu Eutychius uwahowe Imana, nuko arampamagara ati vuba aha ni iherezo ry'abantu benshi. Nuko ndabaduka ndasenga ntakambira abantu ngo nje kubona mbona mu ijuru amacumu menshi y'umuriro aturuka mu majyaruguru. Koko rero hashize imyaka mike Abarombardi batera Ubutaliyani barabuyogoza, barimbura benshi cyane mu gihugu, imirwa irasenywa, kiliziya ziratwikwa, amazu akomeye y'amagombaniro y'abasirikari arubikwa, ntihagira n'ibuye na rimwe rigeretse ku rindi. Monasteri zirayogozwa zose, mbese Ubutaliyani twari duherereyemo busigaramo abantu bake cyane. Henshi hasigara hituriwe n'ibirura by'agasozi, ni nkaho koko isi yashize. Icyakora ibyo byabaye mutagatifu Redempti yarapfuye. Ni mutagatifu Gregory wa mbere wabidutekerereje mu gitabo cye cyitwa Dialogue. Nta kindi kizwi kuri mutagatifu Redempti twakwemeza neza. Inama twamukomoraho niyo kudahinyura ijambo ry'abantu b'Imana.